Muri 2018 umugabo umwe witwa Karangara Petero bamweretse ikibanza cya miliyoni 2 ngo yigure. Aravuga ati ntunteshe umutwe, ngiye kwigurira imodoka. Uyu munsi imodoka yaguze icyo gihe ubu yarashaje. Icyo kibanza wahise akigurira ejo bundi mu kwezi kwa gatanu yakigurishije kuri miliyoni 20 zose. Ese wakwemera ko ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 704 kiri ahantu heza mu mujyi wa Muhanga, gifite view nziza kandi kiri mu miturire, kigurishwa kuri miliyoni 8 gusa? Uyu munsi ndakwereka amahirwe ashobora kuguhindurira ubuzima. Niba ushaka kubaka inzu nziza y'inzozi zawe, gushora imari mu butaka cyangwa kugura ahantu azakunguzanira inyungu mu myaka iri imbere, iyi video ni iyawe, uyirebe kugeza ku musozo. Bahaye ikaze bakunzi ba Fortran 2050. Uyu munsi turi muri Karama muri site ya Ruri, hamwe mu hantu hari gutera imbere cyane muri Muhanga. Komeza urebe iki kibanza ngiye kukwereka kugeza ku musozo, ko ushobora gusanga amahirwe wari utegereje igihe kinini ari aha. Iki kibanza giherereye mu karere ka Muhanga muri site ya Ruri, umudugudu wa Karama. Ni ahantu hafite ituze, umutekano n'iterambere bigaragara. Ikintu cya mbere gihita gikura umuntu ni uburyo aha hantu hateye neza. Ni haruguru y'umuhanda uturuka mu cya kabiri, unyura kuri zipline aho done zihagurukira, ugakomeza ugana mu Misisi. Ibi bivuze ko iki kibanza gifite access nziza cyane kandi kiri ahantu hagezweho hari iterambere ryuzuye. Amashanyarazi, amazi, imihanda, amashuri, amavuriro, amasoko. Kubera ko ari hafi ya drone, ubutumwa bwose buraguruka. Abashoramari bo bazi ko ahantu hameze gutya ariho amafaranga y'ejo hazaza. Reka tuve ku kintu abantu benshi bakunda cyane iyo bagiye kugura ubutaka, view. Iyo ugeze kuri iki kibanza uhita ubona ko ari ahantu hihariye. Ubona imisozi myiza y'imbare, ubona inyubako nziza ziri kuzamuka, ubona neighborhood nziza iteye neza cyane. Aha ni ahantu umuntu yakubaka igipangu, akajya yicara ku rubaraza nimugoroba, akishimira ubwiza bwaho atuje. Hari abantu bagura ubutaka kubera ubuso gusa, abandi bakagura kubera igiciro gusa, ariko abanyabwenge bagura ahantu hafite ejo hazaza, kandi ahantu rwose ubona ko hari icyerekezo. Iyo umuntu agura ubutaka ntabwo agura ubutaka gusa, agura n'abaturanyi, agura n'aho abana be bazakurira, agura n'ubuzima azabamo. Aha hantu hari kuzamurwa amakadasitire meza cyane n'amakonoshi meza hirya no hino. Hari inzu nziza zigezweho ziri kubakwa, hari abantu bafite icyerekezo, hari ituze n'umutekano. Mu myaka mike iri imbere, ahantu hashobora kuba hamwe mu hantu hifuzwa cyane guturwamo muri Muhanga. Ikindi gitangaje kiri kuri iki kibanza ni uko kirimo n'ishyamba ry'inturusu. Ibi ntabwo ari ubwiza gusa, ni agaciro kongerewe ku butaka. Tekereza ubutaka bufite ibiti byamaze gukura, bitanga umwuka mwiza, bitanga ubwiza bw'aho hantu, kandi byongera ubwiza bw'inyubako izahubakwa. Mu gihe abantu benshi bashaka ahantu hafite nature n'ituze, iki kibanza gifite ibyo byombi. Si ibyo gusa ko ugiye kubaka wabanza ukisarurira n'ishyamba, ukaba urya make aya mbere nk'inyungu ifatiyeho, cyangwa ukanabyifashisha mu gukora ibikorwa bitandukanye by'ubwubatsi. Njye ni nkawe nahatanga abandi. Iki kibanza kiri muri zoning R1, bivuze ko kiri mu gice cyagenewe guturwamo. Ni amakuru meza cyane ku muntu ushaka kubaka inzu nziza kandi igezweho. Ntugomba kwibaza niba ejo hazaza hazagira ikibazo cy'imikoreshereze y'ubutaka. Aha hantu harasobanutse, ni ahantu hagenewe gutura kandi hateganyijwe gukomeza gutera imbere. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 704, ni ubuso bunini cyane. Ushobora kubakamo inzu nini y'umuryango, guterekamo ibipangu byawe bibiri, kimwe ukakibamo ikindi ukagikodesha. Inzu yo kubamo n'iy'ubucuruzi ahegereye ku muhanda. Ushobora kubakamo villa nziza ifite ubusitani ndetse na pisine, cyangwa ukagifata nk'ishoramari ry'ejo hazaza.
ubuso nk'ubu butanga amahitamo menshi. Ubuso nk'ubu butanga amahitamo menshi cyane, kandi iyo ubuso bunini buhuye n'ahantu heza, agaciro kabwo karushaho kuzamuka. Dore impamvu ebyiri ndetse zinarenga zatuma iki kibanza utemera ko kigucika. Impamvu ya mbere, ubuso bwa metero kare 704 muri site ya Ruli, muri zoningi ya R1, harimo ishyamba ry'inturusu, hari view nziza, hari neighborhood nziza, hari iterambere kuri miliyoni 8 gusa. Abantu benshi bazarebye nyuma y'umwaka cyangwa 2 bazavuga bati, reka iyo mba narafashe icyemezo hakiri kare, ubu simba nyari. Kuko ubutaka bwiza bugenda bubura uko iminsi ishira, ariko amahirwe meza afatwa n'abafata icyemezo hakiri kare. Nshuti yanjye, hari ibintu bibiri abantu benshi bicuza mu buzima: amahirwe batabonye n'amahirwe babonye ntibayafate. Uyu munsi uri kubona aya mahirwe, ejo hashobora kuzaba wakererewe. Ntutegereze ko undi muntu agufatana iki kibanza, ntutegereze ko igiciro kizamuka. Icyemezo cyiza gifatwa n'uwabonye amahirwe akayakoresha. Niba ushaka ikibanza kinini kiri ahantu heza, gifite view nziza, kiri muri zoningi ya R1, gifite neighborhood nziza kandi gifite ahazaza hakomeye, iki kibanza nakweretse kiri muri site ya Ruli ni amahirwe ukwiye gufata nonaha. Duhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Kora like, comment, share, kora subscribe kugira ngo udacikanwa n'andi mahirwe akomeye yo gushora imari mu butaka. Ntibagirwe kandi ukanda kwagizogera kugira ngo ujye ubona amakuru mu ba mbere. Fortran 2050, tangira kare, tekereza kure, shora mu butaka. Twongeye twabasuhuje. No munsi tugeze mu mudugudu wa Kavumu mu kagari ka Ruli, kuri ya site nyine ya Ruli dusanzwe tubaberekamwe ibibanza. No munsi twageze kuri tere, turabereka ikibanza cyiza. Nanone hano murakibona, iki kibanza kihinzemo soya, ni kibanza cyiza nkuko mubireba, gifite ubuso bwa 320. Nyiracyo arashakamwo miliyoni 5 gusa. Murareba uko giteye, ni ugutambika hano, ni kuzamuka. Murareba ubuso bwacu ko ari bugari, tuva hano tukazamuka tukagera hano hari sitariya. Uri kwibona ugacama kuri akaringo two kameze, ukagenda ukagera hara mu nguni. Uko mureba soya ziteye, ukongera ukamanuka uko ziragira veriya ziteye, ukongera ukamanuka. Ubuso bwawo murabona ko ari bugari rwose. Aha ngaho waterekamo inzu wifuza, uko wifuza kubaka nkuko ubishaka. Nkuko mubibona rero, iki kibanza kiri umuhanda umanuka, murawubona umuhanda umanuka, kikongera kikaba kuri umuhanda utambika. Haruguru yaho hari umuhanda utambika, kandi hepfo hari umuhanda mukuru rwose wenda kujyamo kaburimbo. Umuhanda ugana i Kabgayi uvuye mu mujyi hariya umuhanda. Umuhanda ukata mu cya kabiri ugatambika kuri drone, uraza ahangaha rero hagiye kujyamo kaburimbo. Bivuze nkuko mubireba rero, hari view nziza. Murabona ko hari abaturanyi, hari inzu zubatse neza. Aha hantu haguze rwose wabutuye neza, afite abaturanyi. Murabona ikirere cyaho ko kimeze neza rwose, na ahantu heza hatekanye hatuje. Mo hagati utangire.
Ese wari uzi ko ushobora kubona ikibanza cyiza hafi ya Kigali gifite viyu nziza kandi kiri ku giciro gito cyane? Uyu munsi ndakwereka ikibanza giherereye i Kamonyi mu Gacurabwenge mu mudugudu wa Rugobago. Ni ahantu hari gutera imbere cyane. Niba ushaka ishoramari ryiza, iyi videwo ni iyawe. Iki kibanza giherereye ahantu heza cyane hafi ya santere ya Kamonyi kandi kiri hafi ya Kigali. Iyo uhagaze hano uba witegeye neza umujyi wa Kigali, hari viyu idasanzwe, hari neighborhood nziza, abantu batuyemo neza kandi ibikorwa by'iterambere biri kwiyongera umunsi ku wundi. Ni ahantu heza cyane ho gutura ndetse no gushora imari. Ikibanza gifite ubuso bwa metero kare 407. Ni umwanya uhagije wo kubakamo inzu nziza yo guturamo. Nk'uko mubibona, kiriho inzu y'amategura ishobora kugufasha gutangira kuyikoresha cyangwa kuyivugurura uko ubishaka. Ibi bivuze ko uguze iki kibanza adatangirira ku busa, uba ufite ahantu ho guhera. Ni amahirwe akomeye ku muntu ushaka gutura hafi ya Kigali ariko ku giciro gito cyane. Reka tuvuge rero iki kintu cy'ingenzi, igiciro. Reka tuvuge ku kintu cy'ingenzi, igiciro. Ikibanza gifite ibi byose, location nziza, view nziza, inzu ushobora guheraho cyangwa ukayifashisha ubika ibikoresho igihe uri kubaka iki kibanza, kiragurishwa kuri miliyoni 9 gusa. Mu by'ukuri kubona ikibanza nk'iki hafi ya Kigali kiri ku giciro nk'iki ni amahirwe adasanzwe. Ndakubwiza ukuri, niba uguriye iki kibanza uzigera ugishyura. Ikindi cyiza cyane, iki kibanza gifite icyangombwa cyihariye UPI. Nugura twese tugukora mitasiyo ako kanya uhita ucyegukana burundu. Nshuti yanjye, ibibanza nk'iri hafi ya Kigali ntabwo bimara kabiri ku isoko. Abantu babyigana babigura cyane. Niba ushaka aho gutura heza cyangwa ishoramari rifite ejo hazaza, iki kibanza kiri i Kamonyi ni amahirwe adakwiye kugucika. Hamagara nonaha cyangwa utwandikire kuri WhatsApp ubona kuri screen yawe. Fortune 2050 turahari ngo tugufashe kubaka ejo hawe hazaza. Ciao ciao. Igeze bibaza kuri ikibanza cyiza kiri mu miturire myiza, gifite view nziza, kiri mu mujyi uteye imbere kandi ku giciro cyiza? Uyu munsi niteguye kugufasha kubona igisubizo gikwiriye. Murakaza neza kuri Fortune. Aha niho ubutaka buguhindurira ubuzima. Aha turi ni mu mujyi wa Muhanga, mu murenge wa Shyogwe, ahari site izwi nka Ruli iherereye mu mudugudu wa Kavumu. Aha ni hamwe mu hantu hihariye Muhanga ifite heza ho gutura kuko hateguwe neza, haratekanye kandi hari iterambere rigaragarira buri wese. Reba hano turi kukwereka, hari imiturire myiza, hubatswe ibipangu byiza, hari za kadasitire nziza, hubatse amakonoshi meza. Kuko namwe mubyibonera, hari na za etaje zimaze kuhazamurwa. Reka mbatembereze tunyure mu muhanda ugana i Kavumu aho ikibanza giherereye. Uko ugenda imbere urabona neza ko hatuwe neza, abantu bahatuye bafite icyerekezo, bafite imbere heza. Umwihariko w'aha hantu ni uko iyo uhageze uba witegeye umujyi wa Muhanga wose. Hari view nziza, umwuka mwiza na neighborhood nziza. Aha ni ahantu uhagarara ukavuga uti aha niho nshaka kubaka ejo hazaza hanjye. Noneho rero twageze ku kibanza nyirizina. Iki ni ikibanza kinini cyane kiri muri site ya Ruli ahitwa i Kavumu. Reba neza iki kibanza giteyemo imyumbati, nicyo nababwiraga. Reka rero nyibatembereze murebe ubwiza ndetse n'ubunini bwacyo. Ntimurambirwe, twagiye. Ubu butaka bwose mureba ufite ubuso bwa metero kare 868. Uwagura iki kibanza n'imyumbati arayitwarira. Uyu muturage ugurisha yatubwiye ati iyi myumbati ndayibongeza nka bonus. Mu by'ukuri ubu butaka burimo ibibanza bibiri binini cyane kuko kimwe ukwacyo gifite metero kare 434. Aho ushobora guterekamo kadasitire nini ebyiri cyangwa ukubakamo etaje ebyiri
cyangwa ukakibikamo amafaranga yawe ukazakibyazamo agatubutse mu minsi mike. Ubu ngiye kukubwira inkuru nziza kurushaho. Iki kibanza cyose kiri kuri miliyoni 15 kandi niba utiteguye kukigura cyose turaguha igipande kimwe kuri miliyoni 8 gusa. Kandi mvuga ukuri, iyi mari n'ibyungura. Aha ni ahantu hari iterambere riri gukataza kandi rigaragarira buri wese. Iki kibanza gifite access ebyiri, umuhanda wo hepfo n'umuhanda wo haruguru. Hari mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimo, inshuti ebyiri Sendataze na Fatiraho zafashe gahunda yo kujya kureba ibibanza byo kugura. Bageze ahitwa i Karama muri site ya Ruri. Sendataze abona ikibanza cyiza cyane aragishima, ariko aravuga ati nzagaruka nongere ndebe neza, si ngombwa ko mfata umwanzuro wo kugura none. Nyuma y'amezi 6 agarutse asanga hari inzu ya kadasitire nziza cyane yubatswe muri cya kibanza. Aratangara cyane abaza nyirayo ati niko ye, iki kibanza mwakiguze angahe? Ndaramusubiza ati twakiguze miliyoni 5 n'igice gusa. Sendataze arumirwa ayifata ku munwa aravuga ati ubu nicyo nari ngiye gutekerezaho ubwo nakomeza kwitegereza, kuko ndumva mu kwezi kwa mbere aha narahaje ndakibaza ariko sinagura, ko nibwira ko nzabona ibindi cyangwa nkagaruka batarakigura. None barakintwaye wamaze no kucyubakamo? Nyirinzu aramuseka cyane. Mu gushora imari, gutinda gufata icyemezo ku mahirwe meza bishobora gutwara amafaranga menshi kurusha kuyashora. Ese nawe gutinda gufata icyemezo ugasanga amahirwe yaragiye kera? Uyu munsi ndakwereka ikibanza ushobora kugura ku giciro gito cyane, ariko nyuma y'igihe kikazaba gishobora kwikuba 2 cyangwa se 3 mu gaciro. Iyi video kugera ku musozo. Wakwemera ko mu mujyi wa Muhanga hakiri ikibanza kigura miliyoni 5 n'igice gusa? Bakunzi ba Fortran 2050, nongeye ndabasuhuje aho muherereye hose ku isi, muri Afurika ndetse no mu Rwanda by'umwihariko. Uyu munsi mfite inkuru nziza ku muntu ushaka kubaka inzu nziza cyangwa gushora imari mu butaka. Reba neza mbere y'uko ndakigutwara. Iki ni ikibanza giherereye mu mujyi wa Muhanga muri site ya Ruri, ibarizwa mu mudugudu wa Kavumu. Ubuso bwa metero kare 292. Ikintu gitangaje ni uko kiri kugurishwa kuri miliyoni 5 n'igice gusa, mu gihe ibibanza byinshi biri muri site zubatse neza bikomeje kuzamuka buri mwaka. Kubona ikibanza nk'iki kiri ahantu nk'aha kuri aya mafaranga ni amahirwe adakunze kuboneka. Reka nkuyobore neza kugira ngo ubashe kugera kuri iki kibanza ngiye kukwereka. Iyo uvuye mu mujyi wa Muhanga fata umuhanda wa kaburimbo werekeza Kigali, ukagera aho bita mu cya kabiri ahazwiho ku Musaraba, ugahita ukatira iburyo bwawe. Komeza umuhanda wa kaburimbo uri imbere yawe, ari nawe unyura kuri zipline aho drone zihagurukira, ugakomeza nk'uwerekeza muri centre ya Karama. Iyo uvuye kuri uwo muhanda wa kaburimbo kugera ku kibanza hari nka metero 150 gusa. Ibi bivuze ko uguze iki kibanza ugatura ahantu utazajya ukorwa n'umuhanda mubi cyangwa ivumbi cyangwa ibyondo bikabije. Ikibanza gifite ibintu byinshi abantu baba bashaka mbere yo kugura ubutaka. Icya mbere, iki kibanza gifite access ebyiri, ni ukuvuga ko gifite umuhanda uri imbere yacyo, gifite n'undi muhanda uri ibumoso bwacyo. Ibi ni ingenzi cyane ko bitanga uburyo bworoshye bwo kubaka no gukoresha neza umutungo wawe. Icya kabiri, iki kibanza kiri muri site iteguye neza, imihanda yose yaraciwe, amazi arahari, amashanyarazi arahari, ibikorwa remezo byose birahari. Ni hafi y'amashuri, ni hafi y'amavuriro, ndetse ni hafi y'isoko ryo mu cya kabiri. Abantu benshi bavuga ko ikibanza ariko gikomeye. Hakuri nuko abaturanyi bawe nabo bafite uruhare runini mu gaciro k'umutungo wawe. Aho Ruri abantu bari kubaka amazu meza cyane, hari amakonoshi ndetse n'amakadasitire byiza cyane. Hari amazu yubatswe mu buryo bwose butandukanye kandi bugezweho. Ni ukuvuga ko inzu zubaka iziyongera agaciro kubera aho iherereye.
Ikibanza gifite view nziza cyane y'umujyi wa Muhanga, ni ahantu wakwishimira gutura no gutuza abantu ukunda kubera imisozi myiza ya Muhanga uba witegeye iyo uhagaze aha hantu. Aha hantu hari umwuka mwiza, hari ikirere cyiza, umutekano urahari kandi ntabwo hatuwe mu kajagari. Ni ahantu umuntu yakubaka akumva atuje we n'umuryango we, ariko abantu benshi bibagirwa. Ubutaka ntibwiyongera nubwo abantu bo badahwema kwiyongera. Iyo abantu biyongera, ibibanza bikomeza guhenda. Uyu munsi ni miliyoni 5.5 gusa, ariko nyuma y'imyaka mike ushobora gusanga kiri kuri miliyoni 10 cyangwa se zinarenga. Ikibanza gikwiye wowe rwose. Wowe wibwira ko nta mafaranga menshi uragira ngo ubone kwibikaho ikibanza. Tangira na make uzagera kure wifuza. Ushaka kubaka inzu nziza yawe hamwe n'abawe? Ushaka kugura ubutaka ugategereza ko buzamuka ukazabubyaza agatungutse? Ushaka umutungo uzasigira abana bawe nk'umurage bakazajya birahira se wababyaye ko yabasize hashashe? Ushaka gushora amafaranga ahantu hatekanye? Iki kibanza turabitaho uyu munsi. Niba ushaka amahirwe meza yo gushora imari mu mujyi wa Muhanga, iki kibanza ntikigucike. Ku buso bungana gutya, ikibanza giherereye muri Kavumu muri site ya Ruli mu mujyi wa Muhanga kuri miliyoni 5.5 gusa. Niba ushaka kugisura, ushaka amakuru arambuye, twandikire cyangwa uduhamagare kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ntuzategereze ko undi akigura hanyuma ukazicuza ugira uti yo mba narafashe icyemezo kare. Niba iyi video uyikunze, kanda like, sangiza abandi, duhe comment, kora subscribe kuri Fortran 2050 kugira ngo ukomeze kubona amahirwe meza y'ishoramari mu Rwanda. Fortran 2050, your gateway to smart investment solutions. Ese wari uzi ko ushobora kugura ikibanza kimwe kigafasha kubaka inzu yo guturamo ndetse n'izindi zizajya zikwinjiza amafaranga buri kwezi? Uyu munsi ndakwereka amahirwe adasanzwe yari ari Muhanga muri site ya Ruli mudugudu wa Kavumu. Niba ushaka ishoramari rifite inyungu nyinshi, video ni yawe, nkurikira. Iki kibanza giherereye ahantu heza cyane muri site ya Ruli ahitwa Kavumu, ahantu hari gutera imbere cyane. Hari neighborhood nziza, ibikorwa remezo biri kugenda byiyongera ndetse hari kugenda hazamurwa amazu meza y'ubwoko butandukanye buri munsi. Ikindi cyiza cyane, ahantu hari view nziza cyane iyo uhagaze uba uri ahantu hitaruye kandi hatuje, bigatuma habera heza gutura no gushora imari. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 693. Ni umwanya munini cyane ushobora kugufasha gukora byinshi. Nk'uko mubibona, iki kibanza gifite ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni iki gihinzemo icyiyi. Aho ushobora kuhakoresha wubaka inzu nziza yo guturamo wowe n'umuryango wawe, ko ni ahantu hatuje kandi heza. Igice cya kabiri ni iki kibanza kirimo ibijumba, kiri ku muhanda, ni ahantu hari amahirwe akomeye cyane. Ushobora kuhakoresha wubaka inzu y'ubucuruzi y'imiryango 3 bikajya bikwinjiza amafaranga buri kwezi.
bivuze ko ushobora kugira aho uba naho winjiza amafaranga icyarimwe. Noneho reka tuvuge ku kintu cy'ingenzi, igiciro. Iki kibanza kinini kingana gutya cy'ahantu heza gifite amahirwe yo kubyara amafaranga, kiragurishwa kuri miliyoni 8. Mu by'ukuri aka ni agaciro kari hasi cyane ugereranyije n'inyungu ushobora kuvana muri iki kibanza muri iki gihe kiri imbere. Ni amahirwe ku muntu utekereza kure ushaka kubaka umutungo. Ikindi cy'ingenzi gituma utagomba guhangayika ni iki kibanza gifite icyangombwa cyihariye, nukigura kirahita kugukora mitasiyo vuba na bwangu, uhite uba nyiracyo mu buryo bwemewe n'amategeko. Nshuti yanjye, amahirwe nk'aya ntatinda ku isoko. Niba ushaka gutura neza no kugira ishoramari rikwinjiriza amafaranga buri kwezi, ikibanza nicyo gisubizo. Hamagara kuri iyo nimero ubona kuri sikirini yawe, Portland 2050. Turahari ngo tugufashe kubaka ejo hawe. Miliyoni 9 gusa? Ntucikwe n'ubutaka bufite ubuso bwa metero kare 1315. Ubu butaka burimo inzu ushobora kuvugurura ugaturamo, n'igice cy'inyuma gishobora kugabanywamo ibibanza bindi 2 bingana, buri kimwe gifite ubuso bwa metero kare 438. Bivuze ko ushobora kuvugurura inzu ugaturamo, hanyuma ukagurisha ibindi bibanza 2 cyangwa ukubaka inzu zo gukodesha cyangwa se iz'ubucuruzi. Amahirwe nk'aya ntamara igihe kinini. Fata icyemezo kare mbere y'uko bihenda. Umugabo umwe witwa Ntegamaherezo yagendaga buri kwezi yishyura ubukode bw'inzu. Umunsi umwe umugore aramubaza ati, ese amafaranga dutanga buri kwezi ajya? Umugabo aramusubiza ati, ajya gufasha nyir'inzu kubaka ubukire bwe. Umugore araseka cyane ati, none se twe tuzubaka ryari ubukire bwacu? Nshuti zanjye, abantu benshi bamara imyaka myinshi bishyura abandi ku mazu biyubakiye, ariko amahirwe yo kugura inzu zabo bwite iyo aje ntibayafata. Uyu munsi ngiye kukwereka inzu nziza cyane ishobora kuguhindura ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Iyi nzu nziza cyane iherereye mu karere ka Muhanga, mu kagari ka Ruri, mu mudugudu wa Murambi. Ikintu cya mbere nagushimira kuri iyi nzu ni uburyo iri ahantu heza ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu. Ibi bivuze ko kugera kuri iyi nzu biroroshye, gutega imodoka cyangwa moto biroroshye. Agaciro k'aha hantu gakomeza kuzamuka buri munsi, hifuzwa na benshi guturwamo. Murambi ni hamwe mu hantu heza cyane hateye imbere muri Ruri, kandi hari ituze, hari umutekano, hari neighborhood nziza, hari ibikorwa remezo byegereye abaturage. Ni ahantu umuntu wese yakwishimira gutura. Iyo winjiye muri iyi nzu uhita ubona cyane ubwiza bwayo, ko yubatse neza, iteye amabengeza. Inzu ifite ibyumba 4 byo kuraramo, ifite salo na salle à manger, ifite dushe na toilette by'imbere. Ikindi kintu gikomeye cyane ni uko inzu yose irimo amakaro meza hose. Ibi bituma isukurwa byoroshye, irushaho kuba nziza kandi agaciro kayo kakiyongera. Hari kandi parafo nziza cyane ituma inzu isa neza kandi igaragara nk'igezweho. Iyo urebye imbere muri iyi nzu uhita ubona ko ishobora kwakira umuryango neza kandi ugatuza. Iyi nzu ntabwo iri yonyine gusa, ahubwo ifite na annexe 3 zikodeshwa, zifite toilette na dushe n'ibikoni byo hanze byifashishwa n'abakodesha. Ibi bivuze ko ushobora gutura muri iyi nzu yawe kandi ugakomeza kubona amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi. Abantu benshi bashaka inzu ibafasha gutura gusa, ariko abanyabwenge bashaka inzu ibafasha gutura no kwinjiza amafaranga. Iyi nzu ishobora kugufasha kugabanya ibibazo by'amafaranga kubera amafaranga yinjira aturutse mu bukode. Kubona inzu nk'iyi iri kuri kaburimbo mu mujyi wa Muhanga, ifite ibyumba 4, ifite salo na salle à manger, ifite amakaro hose, ifite parafo nziza, ifite annexe 3 zikodeshwa kuri miliyoni 23 gusa. Ni amahirwe adasanzwe ku mutungo mwiza ugurwa mbere y'uko abantu benshi bawumenya. Nshuti yanjye, hari ibintu 2 abantu benshi bicuza mu buzima: amahirwe batabonye, amahirwe babonye ariko ntibayafate. Iyi nzu ntabwo ari inkuta n'igisenge gusa, ahantu ho gutura.
isoko y'amafaranga ava mu bukode, ishoramari ry'ejo hazaza, umutekano w'umuryango. Niba ushaka umutungo wawe bwite mu mujyi wa Muhanga, aya ni amahirwe ukwiye kwitaho. Hamagara nonaha ubaze amakuru hakiri kare, ko amahirwe nk'aya ntahoraho. Kora like, andika comment, kora share, kora subscribe kuri Fortran 2050 kugira ngo utazacikwa n'andi mahirwe akomeye ku mazu, ubutaka, inyigisho ku ishoramari mu butaka. Abakire benshi batangiye ku mafaranga menshi, batangiriye ku cyemezo cyiza. Start early, think smart, invest in real estate. Umugabo witwa Ndamanjiro yamaze imyaka myinshi akodesha inzu yo guturamo. Buri kwezi iyo nyir'inzu yamuhamagaraga ngo ukwezi kwarangiye, umutima waramuryaga ndetse akabunza imitima. Umunsi umwe ari gusangira agacupa n'inshuti ye, akomeza kujya yitsa imitima, ari nako yimyoza. Bibarakora aramwegera aramubaza ati, nshuti yanjye, kuki mbona udatuje kandi ukomeza kwitsa imitima uno munsi? Ingira ubwishyure, ufite ikihe kibazo? Ndamanjiro aramusubiza ati, reka nshuti yanjye, uyu mukomangira nyiri ibyondo yamaze kundambira, mba ntaramera kuka akaza ati ukwezi kwarangiye, ndumva ubukode bugiye kunsaza pepepepe. Nshuti aramubwira ati, nyamara wakomeza kwishyura ubukode imyaka myinshi, wakwiye gufata inguzanyo muri banki, dore ko nta n'imbogamizi bafite, kwagura nk'igipangu ahantu heza hanini, hari na next ikodeshwa ikajya igufasha kwishyura banki, nawe ukaba mu nzu nini hamwe n'umuryango wawe. Reka shaka abantu benshi niko babayeho kandi baratekanye. Ndamanjiro araseka cyane anababaye. Igipangu ibyo ni iby'abakire, ye nifuza gusa inzu yo kubamo iminsi ikicuma, ngakira ikomanga rya nyir'ibyondo. Hashize imyaka 3 Bibarakora yari amaze kugura igipangu gifite inzu 2, buri kwezi yakiraga ubukode atarinze kuva mu rugo. Ndamanjiro we yari akiri kwishyura ubukode. Umunsi umwe yasuye inshuti ye, baraganira, asanga amafaranga y'ubukode amaze kwishyura igice kinini cy'inguzanyo y'igipangu. Amaze kubona parikingi nziza, inzu nini, ndetse na next imwinjiriza ikamufasha no kwishyura inguzanyo. Ndamanjiro yavuze ijambo rimwe gusa, yagiye gutekereza icyo nkora naho abandi bamaze kugura. Ushaka umutungo uzasigira abana bawe cyangwa umutungo ubyara amafaranga buri kwezi? Muraho neza bakunzi ba Fortran 2050, nishimiye kongera kubana namwe. Uyu munsi bazaniye amahirwe akomeye cyane ku muntu ushaka gutura neza kandi heza. Ngiye kukwereka igipangu kinini cyiza giherereye mu mujyi wa Muhanga, muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Iki ni cyo cyonyine wari utegereje kugira ngo uhindure ubuzima bwawe, wiyinjiriza amafaranga buri kwezi kandi utuye neza utekanye. Komeza urebe video kugeza ku musozo, urasoza ufashe umwanzuro mwiza utazigera wicuza. Igipangu tugiye kukwereka ni kinini cyane kandi ni cyiza, kirimo inzu 2. Itangaje kurushaho nuko kiri ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Aha ahantu heza cyane, abantu basobanutse barahazi kubera serivisi zitandukanye zihatangirwa. Aha ahantu hakomeje gutera imbere umunsi ku wundi. Reka dusure iki gipangu namwe muri bage. Iki gipangu kinini cyiza giherereye mu mujyi wa Muhanga, muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu i Murambi. Ikintu cya mbere ngushimira kuri iki gipangu ni ahantu giherereye, location yacyo. Kiri ahantu hafi y'isoko n'ibikorwa remezo by'ingenzi, kiri hafi y'amavuriro ya leta n'ayigenga, kiri hafi y'isoko ryo mu Cyakabiri, kiri hafi y'amashuri atandukanye, hafi ya sitasiyo ya esanse, hafi y'amaduka menshi atandukanye, hafi y'insengero zitandukanye. Mbese ibikorwa remezo byose ubasha gutekereza birahari. Aha ni ahantu hafite agaciro gakomeza kuzamuka buri mwaka. Ni ahantu hari neighborhood nziza, view nziza y'umujyi wa Muhanga wose, hari umwuka mwiza kandi haratekanye. Iyo uguze umutungo uri ku muhanda wa kaburimbo, uguze n'ejo hazaza hawe. Menya ko nta na rimwe umutungo mwiza uzakubwira ngo ngura, ahubwo wowe ugomba kuwumenya kare.
Iki gipangu gifite inzu ebyiri nziza cyane. Muri iki gipangu harimo inzu nini nziza cyane. Iyo winjiye muri iyi nzu uhita ubona ko yubakishije ibikoresho byiza kandi biramba. Iyi nzu yakira neza umuryango mugari kandi itanga ubuzima bwiza bwo guturamo. Inzu nini yubatse n'amatafari ahiye hose, irimo amakaro meza hose, irimo parafo ya rangete hose, inzugi n'amadirishya byiza, isize amarangi meza agezweho, ifite ibyumba 4 binini byiza kandi byagutse, ifite salo na saramanje byagutse, ifite tuwarete ebyiri z'imbere mu nzu, ifite igikoni cyo hanze, ifite tuwarete na dushe byo hanze, ifite icyumba cy'ushinzwe umutekano w'igipangu cyangwa se umuzamu, ifite parikingi nziza kandi yagutse. Reka turebe inzu ya kabiri ari iya annexe iri muri iki gipangu. Ahantu hari annexe nziza cyane, ifite ibyumba 2 na salo, yubatse n'amatafari ahiye hose, irimo amakaro meza hose, yubakishijwe parafo ya rangete, inzugi n'amadirishya ni byiza, isize amarangi meza kandi ifite tuwarete yihariye yayo imbere. Ikindi kintu gikomeye muri iki gipangu ni parikingi nziza cyane. Abantu benshi birengagiza parikingi iyo bagura inzu, nyamara parikingi nziza yongera agaciro k'umutungo kandi ikorohereza abakodesha, kuko iyo udafite imodoka none uzayigure. Igeze muri iki gipangu uhita ubona gahunda, isuku n'imiterere myiza yayo. Ikindi kintu cy'ingenzi kuri iki gipangu ni uko inzu nini irimo ikodeshwa 150 buri kwezi. Bivuze ko iyo wagura ahantu ntuhature, ni umutungo wawe uhita utangira kukwinjiriza amafaranga ukimara kuhagura. Annexe yo iri muri iki gipangu igakodeshwa 100,000 buri kwezi. Bwinjizwa muri iki gipangu buri kwezi dusanga ari 450 kwezi. Bivuze ko mu mwaka umwe gusa miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda ziba zinjiye. Ibi nibyo bituma iki gipangu cy'uyu umutungo ukomeye w'ishoramari. Tekereza umutungo uguze ku 50,000, tekereza umutungo uguze kuri miliyoni 56 gusa, ko ashobora kwinjiriza miliyoni 3 ku mwaka, kandi n'agaciro kawo gakomeza kuzamuka uko imyaka ishira indi igataha. Ibi bituma umutungo ucungwa neza kandi ukagira umutekano w'igihe kirambye. Ku bantu bakodesha, ibi ni ibintu bituma abantu bishimira gutura ahantu igihe kirekire. Gushora mu gipangu nk'iki ni byo bita smart investment. Abanyabwenge ntibagura inzu yo kureba gusa, bagura umutungo ubasha kubyara amafaranga buri kwezi. Kandi wibuke ikintu kimwe gikomeye, agaciro k'umutungo uri kuri kaburimbo muri Muhanga gakomeza kuzamuka buri mwaka. Ibi bivuze ko umutungo wawe ukomeza kwinjiriza amafaranga buri mwaka n'agaciro kawo gakomeza kuzamuka. Kandi wibuke ko abanyabwenge batagura umutungo wo kureba gusa, bagura umutungo ubyara amafaranga. Hari abantu benshi bavuga bati nzabanza ntekereze, ariko mu mitungo itimukanwa amahirwe meza akunze kubonwa n'ufata icyemezo kare. Ibuka wa mugabo Damanjiriwe twaganiriye kare mu nkuru, yategereje igihe kirekire abandi baragura. Abo nshaka ko ejo uzavuga ngo iyo mba narafashe icyemezo hakiri kare. Iyo umutungo ufite ubukode, location nziza, parikingi, inzu ebyiri n'ibikorwa byose by'ingenzi, ugeze ku isoko numara igihe kirekire. Gera ku musozo, nshuti yanjye, amahirwe nk'aya ntamara igihe kirekire ku isoko. Igipangu kinini kirimo inzu ebyiri Muhanga muri site ya Ruli, ku muhanda wa kaburimbo ugana kuri Riyamu, Murambi, kuri miliyoni 53 gusa. Abashoramari b'abanyabwenge bakunda kwibaza bati aya mafaranga nzayakoresha iki kugira ngo anyungure buri kwezi? Igipangu ntabwo ari inkuta gusa, ni amafaranga yinjira buri kwezi, umutekano w'umuryango wawe, umutungo uzasigira abana bawe, n'ishoramari rishobora gukomeza kuzamuka mu gaciro. Niba ushaka gusura iki gipangu cyangwa kumenya amakuru arambuye, hamagara cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp kuri nimero ubona kuri screen yawe. Ntuzategereze ko undi muntu akigura hanyuma uzavuga uti iyo mba nafashe icyemezo kare. Niba wakunze iyi video, kora like, comment, kora share kugira ngo inshuti zawe nazo zimenye amahirwe. Kora kandi na subscribe
kugira ngo ukomeze kubona amahirwe meza y'ishoramari mu Rwanda. Fortran 2050, your gateway to smart investment solutions. Tangira kare, tekereza kure, ubaka ejo hazaza hawe binyuze mu ishoramari ry'imitungo itimukanwa. Murakoze cyane kuba mwadukurikiranye kugeza ku musozo. Tuzongere kubonana mu kindi kiganiro. Ciao ciao. Umugabo umwe witwa Marizamunda yakundaga kuvuga ati, ese nshobora kugura inzu yuzuye, zubaka iyanjye buhoro buhoro. Hanyuma aza kugura ikibanza, yubaka fondasiyo. Umwaka ukurikiyeho azamura inkuta. Nyuma y'imyaka 5 inzu yari itararangira. Umunsi umwe yari yasinye inshuti ye, yari yarafashe icyemezo cyo kugura inzu yuzuye, yo ihita iyituramo. Agezeyo asanga iyo harasa neza, abana barakina mu gikari, umugore warishimye, ari mu turimo dutandukanye yirimba indirimbo z'amashimwe. Marizamunda yitegereza bya nshuti ye, undi aramubaza ati, ese uracyafite amafaranga yo kubaka? Inshuti ye aramusubiza iti, oya, ahubwo ubundi kuzigama amafaranga yo kugura indi nzu, kuko ayo maze imyaka nkura mu bukode bwa ziriya next ureba na kiriya gipangu cyo ku ruhande, ubu niyo ngiye kongera ngashora. Numvise ko hirya hariya mu Gacyamo ari kuzamuka kaburimbo, kandi Fortran 2050 yahanyeretse ikindi gipangu cyiza kandi gihendutse. Marizamunda yaracecetse arimyoza, aravuga ati, ahubwo umwe iyo nza gufata icyemezo kare nkigurira yuzuye, none nanjye mba ntuye neza uyu munsi. Uzi ukuntu ibikoresho byo kubaka byose byahenze kubera kuzamuka kw'igitoro. Inzu ikomeje no kunanira. Yivugisha gakeya yimyoza gahoro gahoro, arangiza ati, uzanayibera mwaho. Hari igihe kugura inzu yuzuye biba bihendutse kurusha gutangira kubaka buhoro buhoro imyaka myinshi. Nshuti zanjye, niba nawe ushaka inzu nziza nini kandi iri ahantu heza, uyu munsi ngufitiye amakuru adasanzwe. Wari uzi ko kuri miliyoni 35 gusa ushobora gutunga inzu yawe y'ibyumba 5 ifite pariseri nini, wakubakamo n'ikindi gipangu? Bakunzi ba Fortran 2050, nongeye nabasuhuje. Ubu turi mu mujyi wa Muhanga, mu gace keza ka Kabeza, mu kagari ka Ruli. Uyu munsi nje kubagezaho inzu nziza cyane igurishwa ku giciro cya miliyoni 35 gusa. Inzu iherereye mu mujyi wa Muhanga, mu kagari ka Ruli, aho bita Kabeza, muri karitsiye inyuma yo aho bakunda kwita kwa Jacques, ufite moteri. Kuhagera biroroshye, iyo uvuye kuri sitasiyo SP iri ku muhanda wa kaburimbo, turuka mu mujyi wa Muhanga ugenda metero 150 gusa. Aha ni ahantu heza cyane hatuje kandi hifuzwa n'abantu benshi kubera ko hari ibikorwa remezo byiza, kandi uhari abatuye neza hafi y'umuhanda wa kaburimbo igana Kigali mu murwa w'u Rwanda. Murebe ukuntu inzu yubatse neza, ifite igisenge cyiza kandi kigezweho, ibyumba 5 binini, ifite salo nini na salle à manger, koridoro nziza, toilette na douche 2 z'imbere mu nzu. Inzu yose ifite plafond ya rangete, ifite amakaro meza mu nzu yose. Iyo winjiye muri iyi nzu uhita ubona ko yubatse ku rwego rwo hejuru. Abantu benshi bareba inzu bakibanda ku nyubako gusa, ariko abashoramari bo bareba n'ubutaka. Iyi nzu yubatswe ku buso bwa metero kare 602. Ibi ni ibintu bikomeye cyane. Kuki? Kubera ko ugura inzu imwe ariko ukabona n'amahirwe y'ubundi bwoko bw'ishoramari butandukanye. Ushobora kubaka ikindi gipangu cyo gukodesha, ushobora kubaka inzu zindi zitandukanye z'ubukode annexe, ushobora gukataho igipande kimwe nawe ukakigurisha, abandi nabo bagakubakamo inzu zabo. Mbese ni ukuvuga ko inzu ishobora kuguhindukira umushinga, kubyarira amafaranga mu buryo buhoraho kandi burambye. Kabeza ni kamwe mu duce two mu mujyi wa Muhanga turi gukura ku muvuduko udasanzwe. Ibikorwa remezo biragenda byiyongera, ibikorwa by'ubucuruzi biriyongera, abantu benshi barimo kuhimukira. Ibiciro by'imitungo itimukanwa nabyo biragenda bizamuka. Iyo uguze umutungo nk'uyu munsi, uba uri kwiteganyiriza ejo hazaza. Abantu benshi bagura ibintu bibashimisha uyu munsi ariko ntibibungukire. Ariko inzu nziza nk'iyi ifite ikibanza kinini, n'igiti cy'imbuto kera buri munsi, buri mwaka agaciro kayo karazamuka. Iyo uguze uyu munsi uba ugura ejo hazaza. Nshuti yanjye, ntuzabe muri bamwe bashobora kuzicuza ko batamenye amakuru ku gihe, cyangwa kuba yamenye bagatinda gufata icyemezo.
ariko reka tuvugishe ukuri, murabona iyi ngiyi atari cyamunara? Inzu nini nziza nk'iyi ifite ibyumba 5, salo nini na saramanje, pariseri buso bwa metero kare 602, iri ahantu heza muri Kabeza mu mujyi wa Muhanga, ifite view nziza y'umujyi wose wa Muhanga na neighborhood nziza, iri ahantu hafi ya kaburimbo nkuru igana mu murwa mukuru w'u Rwanda, igurishwa kuri miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda gusa. Iri ahantu nk'aha urabona atari cyamunara? Niba iyi nzu wayikunze, niba yifuza kuyisura, niba ushaka andi makuru, hamagara kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Ntutegereze ko undi muntu ayigura ngo ayigutange utangire kwifuza. Mbere yuko tugenda, yandikira muri comments uti Muhanga n'ejo hazaza. Kandi niba utarakanda subscribe, bikore nona. Kora like, share, utange na comment, kuko kuri Fortran 2050 tubagezaho amakuru yihariye mbere yuko abandi bayamenya. Murakoze cyane, amakuru nk'aya nakagaruka. Urashaka ishoramari ryishyura vuba? Inzu iri mu Cyanika cya Nyamagabe niyo mahirwe yawe. Inzu y'ibyumba 6 iri Nyamagabe, nyirayo ishaka miliyoni 10 gusa. Iherereye mu Cyanika aho bita mu Buhiga, ku buso bwa metero kare 228. Ahantu hirengeye, ifegeye umujyi wose wa Nyamagabe. Ifite salo nini y'ibyumba 6 n'igikoni, nyirayo arashaka miliyoni 10 gusa. Ubundi ukayizuriza uko ubyifuza. Ntutangwe iyi mari, yenda abona ari ibyungo. Duhamagara nonaha kuri nimero ubona kuri screen yawe. Fortran 2050 tubakejo hawe. Hagarara, wari uzi ko ushobora kubona inzu y'ibyumba 6 mu mujyi wa Nyamagabe ku giciro cya miliyoni 10 gusa? Niba ushaka ishoramari ry'ubutaka n'inzu bitahindira gusaza, reba inzu ngiye kukwereka. Muraho neza abakunzi ba Fortran 2050. Se wari uzi ko ushobora gutura mu mujyi wa Nyamagabe, ahantu witegeye ibikorwa remezo byose byo muri uyu mujyi ku giciro kidashobora kuboneka ahandi? Uyu munsi naje kukwereka imari idasanzwe iherereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Cyanika, akagari ka Nyanza, mu mudugudu wa Buhiga. Niba ushaka inzu nini ifite ejo hazaza heza kandi ihendutse, iyi video ni iyawe. Inzu ntabwo yubatse mu cyaro cya Cyanika, ahubwo iherereye neza ku rubi rw'umurenge wa Gasaka, uri mu mujyi wa Nyamagabe n'urw'umurenge wa Cyanika. Ni hafi cyane ya centre ya Taba, ndetse hafi ya kaburimbo igana mu mujyi unyuze kuri seminari. Ikiza cyayo
iri ahantu hirengeye. Iyo uhagaze hano uba ureba umujyi wose wa Nyamagabe n'ibikorwa remezo byawo byose mu buryo bushimishije. Ni ahantu hatuje, hari umwuka mwiza, uhaturutse uhita ugera mu mujyi mu minota mike cyane. Iyi nzu ni nini cyane kuruta uko uyibona. Yubatse ku buso bwa metero kare 728. Ibaze ubuso bungana gutya bwose. Ifite ibyumba 6 byo kuraramo, ni ukuvuga ko umuryango wose wisanzura uko waba ungana kose. Ifite ibyumba 2 muri byo bimaze gutunganywa bikoreye pavoma nk'uko muyireba, murabona ko yari kiri kubakwa. Ifite salo nini cyane, saramanje kiramwe abashyitsi ku rwego rwo hejuru. Igikoni na tuwarete byo hanze nk'uko mubireba. Nk'uko mubibona, inzu ntabwo iruzura neza. Ibi ni amahirwe kuri wowe kuko uguze ubu uhawe amahirwe yo kuyizuriza mu mabara yose n'uburyo bwiza wifuza. Noneho reka tuvuge ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi: igiciro. Inzu nini nk'iyi iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 228, iri ahantu hitegeye umujyi, nyirayo irashakamo miliyoni 10 gusa. Igitangaza. Twibutse kandi ko muri bya byumba 2 nakubwiye bikoreye pavoma birimo na purafo. Nyamuneka namwe murabizi ko muri iki gihe umutungo nk'uyu ukubye inshuro nyinshi ako gaciro. Ni amahirwe yo gusubiza inyuma ibiciro. Ni imari ishobora guhita igenda uyu munsi kuko ntabwo zijya zitinda ku isoko. Nshuti zanjye, imari nk'izi ntiziboneka kabiri. Niba ushaka inzu yo guturamo cyangwa ishoramari ryiza ryo gukodesha cyangwa kugurisha ejo, iyi nzu ni iyawe. Ntutangwe, duhamagare nonaha cyangwa utwandikire kuri WhatsApp kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe. Nyaruka uyisure bwa mbere, uyifate mbere y'abandi. Fortran 2050, duhaye ngo tugufashe kubaka ejo hawe. Murakoze, ciao ciao. Niba ushaka inzu Muhanga ishobora kukwinjiriza amafaranga buri kwezi, iyi video ni iyawe. Muraho neza bakunzi ba Fortran 2050. Iyi nzu nziza ngiye kubereka niyo guturamo cyangwa gushora imari mu karere ka Muhanga. Iyi nzu nziza rero iri kugurishwa, iherereye ahantu heza cyane hatuje kandi hafite view nziza y'umujyi wa Muhanga. Mugume mukurikira iyi video kugeza ku musozo kugira ngo mumenye imiterere yayo, ibyo ifite ndetse n'inyungu ushobora kuyikuramo. Iyi nzu iherereye mu mudugudu wa Kabeza, akagari ka Ruri, umurenge wa Shyogwe, akarere ka Muhanga. Ni ahantu heza cyane hatuwe kandi hatekanye. Ni karitsiye iteye imbere cyane, irimo amazu menshi meza yubatswe ku buryo bugezweho. Iyo uhagaze hano ushobora kubona view nziza cyane y'umujyi wa Muhanga, bigatuma ari ahantu heza ho gutura ndetse n'ahantu heza ho gushora imari. Iyi nzu ifite ibyumba 4 byo kuraramo, salo nini kandi nziza, saramanje, icyumba cya stock yo kubikamo ibintu, tuwarete z'imbere 2 mu nzu. Ikindi kandi iyi nzu irimo amakaro hose bituma yoroshya isuku ndetse igasa neza kurushaho. Ifite parafo ya rangete bituma isa neza cyane imbere kandi ikagira umwuka mwiza. Ibyumba byayo biragutse, bifite urumuri ruhagije n'umwuka mwiza, bigatuma kuba muri iyi nzu biba byiza kandi byoroheye umuryango wose. Ikindi kandi cyiza kuri iyi nzu ni uko ifite ndetse ikodeshwa, ifite ibyumba 2 yinjiza 50,000 ku kwezi. Ibi bivuze ko ushobora kuyikodesha rero ukabona amafaranga yandi yinjira kwezi. Ku muntu ushaka gutura anashaka inzu yo kumwinjiriza amafaranga, iyi diro ni yawe. Nk'uko mubibona, iyi karitsiye irimo amazu menshi cyane meza yubatswe ku buryo bugezweho. Ni ahantu hateye imbere, hatekanye kandi hegereye ibikorwa remezo by'ingenzi byo mu mujyi wa Muhanga nk'amashuri, amavuriro, isoko ndetse n'insengero. Akarusho ni uko hari kaburimbo hafi, inkuru ikomeza ku muhanda wa Kigali hafi y'ahitwa kuri Tourisme. Ni ahantu heza cyane ku muntu ushaka ubuzima bwiza bwo mu mujyi ariko hatuje. Niba ushaka kugura inzu cyangwa kuyisura kugira ngo umenye amakuru ahagije kurushaho, waduhamagara kuri nimero ubona kuri screen yawe. Niba uri mushya kandi kuri channel yacu ya Fortran 2050,
kanda subscribe, ukore like, usharinge ikiganiro kugira ngo n'abandi bamenye amahirwe. Hano kuri Fortran 2050 tubagezaho amahirwe meza yo kugura ibibanza n'amazu mu Rwanda, cyane cyane muri uyu mujyi wa Muhanga ugaragiye Kigali. Murakoze cyane, tubonane muri video zindi zitaha. Ciao ciao, turabakunda. Kubereka imari igurishwa hano mu mudugudu wa Gakombe mu kagari ka Ruri, kuri kaburimbo uva kuri Turizime ukata kano gahanda ukamanuka, hanyuma wagera hepfo ugahita utambika ukahagera mu minota 2 yonyine. Reka mbereke n'igikari cy'iyi nzu, murabona ko ari cyiza, hafite ibaraza ryiza rimeze neza rwose, haratunganije kandi hateganijwe n'ubwiherero bwo hanze, murabubona. Hanyuma wakomeza tukaza tukakwereka n'icyumba cyateganijwe ushobora gukoresha ushinzwe umutekano w'inzu. Ugasohoka rero mu gikari, murabona ko hateganijwe na parikingi. Umuntu wakwigurira inzu rwose ntabwo yabura. Murabona ko ibikorwa remezo hano rwose bihari bihagije. Murabona hari n'amazi ya wasake ngaya arahari, ariko noneho by'umwihariko kugira ngo dukoreshe n'amazi neza mu buryo buri ekonomike, twateganyije n'ikigega cy'amazi mu gihe imvura igwa amazi akaboneka. Aya mazi wayifashisha ukora amasuku, wayifashisha ufura imyenda, ibyinshi wayakoresha. Mbese murabona ko iki gipangu cyacu cyuzuye, gifite ibyangombwa byose byuzuye, nta na kimwe kibuze. Muraje mumbwire rero muti iyi nzu nziza gutya, iteye gutya, ifite uburanga buhebuje, ikwiriye amafaranga angahe? Reka noneho mbabwire ikintu cy'ingenzi kiza cyane, igiciro. Iyi nzu ifite neighborhood nziza, ifite view nziza ya Ruri, iri kuri miliyoni 37 gusa. Waba ushaka inzu yo guturamo ariko ukanifuza inyungu zindi za buri kwezi? Inzu nziza iri muri santere ya Karama Muhanga, ishoramari ry'ejo hazaza. Ifite ibyumba 4 na enye zikodeshwa, zagufasha kubona amafaranga y'ubukode yinjira buri kwezi. Ahantu ni heza, hari inzu nziza ya Kabgayi, haratuje, hameze neza. Iyi nzu irishyura pe, ntucikwe n'amahirwe yo kubaka ejo hawe heza. Ushaka kuyisura cyangwa amakuru arambuye kurushaho, hamagara nonaha kuri 0781919670. ubu wa mbere. Fortran 2050, twubaka ejo hawe. Ciao ciao.
Ese wigeze urota kuba mu nzu nini nziza iri ahantu hatuje kandi hafite view nziza idasanzwe y'umujyi wa Muhanga? Bakunzi ba Fortran 2015 nongeye ndabasuhuje. Uyu munsi mfite inkuru nziza cyane ishobora kuguhindurira ubuzima. Najyaga mbereka inzu zigurishwa nziza ariko iyi noneho ni agahebuzo. Iyi nzu ngiye kukwereka iratangaje cyane, iri ahantu heza, ifite abaturanyi beza kandi iratuje. Ni ahantu watura wowe n'umuryango wawe ukunda. Turakomeza rero nkomeze kubereka uko inzu imeze. Hano hari icyumba warazamo abana, nacyo nk'uko mubireba murabona ko ari icyumba cyiza kandi kigari. Gikoze neza rwose, gitunganyije. Kamumeze mbereka iyi nzu ifite n'icyumba gikuru, nakwita icyumba principal, bacyo bateye Kigali rwose. Ni Kigali, hajyamo igitanda gihagije gikwiriye umuryango. Hanyuma kandi akarusho gifite na dushe na toilette yihariye. Umuryango, ababyeyi badasangira n'abandi bantu. Murabona toilette, aho gukarabira, dushe nziza. Akarusho gifite n'icyuma cyo gushyushya amazi. Ushaka gukaraba amazi meza ashyushye uko ubishaka, amazi nayo arahari, icyuma cyarateganyijwe. Icyumba wacyakiramo abashyitsi, murabona ko ari icyumba cyiza giteguye, gitunganyije rwose nk'uko mubireba. Nacyo kiruzuye, gifite ibyangombwa byuzuye ndetse gifite na toilette yacyo yihariye na dushe, murayibona. Iyi nzu yacu ifite n'icyumba twageneye ububiko, stoke, washyiramo ibyo ukeneye kubika byose bikaba neza nta kibazo, bitunganye. Reka mbereke n'igikari cy'iyi nzu, murabona ko ari cyiza, hafite ibaraza ryiza rimeze neza rwose, haratunganije kandi hateganijwe n'ubwiherero bwo hanze, murabubona. Hanyuma wakomeza tukaza tukakwereka n'icyumba cyateganijwe ushobora gukoresha kushinzwe umutekano w'inzu. Ugasohoka rero mu gikari, murabona ko hateganijwe na parikingi. Umuntu wakwigurira inzu rwose ntabwo yabura aho aparika imodoka yiwe, murabona naho harateganijwe. Murabona ko ibikorwa remezo hano rwose bihari bihagije. Murabona hari n'amazi, amazi ya wasake ngaya arahari, ariko noneho by'umwihariko kugira ngo dukoreshe n'amazi neza mu buryo buri ekonomike, twateganyije n'ikigega cy'amazi mu gihe imvura igwa amazi akaboneka. Aya mazi wayifashisha ukora amasuku, wayifashisha ufura imyenda, ibyinshi wayakoresha. Mbese murabona ko iki gipangu cyacu cyuzuye, gifite ibyangombwa byose byuzuye, nta na kimwe kibuze. Muraje mumbwire rero muti iyi nzu nziza gutya, iteye gutya, ifite uburanga buhebuje, ikwiriye amafaranga angahe? Reka noneho mbabwire ikintu cy'ingenzi cyiza cyane, igiciro. Iyi nzu ifite neighborhood nziza, ifite view nziza ya Ruri, iri kuri miliyoni 37 gusa. Ufite miliyoni 3 cyangwa 4 gusa, ushobora kuba uri intambwe imwe gusa ngo uve mu bukene. Reka nkubwire ibanga abenshi mu baherwe bakoresheje. Batangiye bafite make ariko batangira kare. Kosa abantu bakorana bitegereza igihe cyiza cyangwa amafaranga menshi. Ukuri nuko si amafaranga menshi atuma utangira, ni icyemezo. Ushobora gutangira kuri miliyoni 3 cyangwa 4 mu gace kari gutera imbere. Reba ibikorwa remezo biri kuza, ahari kwiyongera imiturire, ahari master plan y'umujyi. Kuza gutangira ishoramari ufite amafaranga make ariko ushaka inyungu nini, twebwe muri Fortran 2050 turahari ngo tugufashe. Witamo neza, ubutaka neza hazaza hawe. Tugategereza ko igiciro kizamuka, fata icyemezo none. Hamagara cyangwa twandikire kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe, turahari ngo tugufashe. Ciao ciao.
witinda, iyi ni diri idasanzwe yaguhindurira ubuzima yabonetse i Kavumu mu kagari ka Ruli mu mujyi wa Muhanga kuri miliyoni 38 gusa. Ushaka gutura neza no kunguka icyarimwe? Niba ushaka inzu igezweho ku giciro gitangaje, reba iyi video kugeza uyisoje. Muraho neza abakunzi ba Voturande. Uyu munsi mbazaniye inzu nziza cyane igurishwa i Ruli mu mudugudu wa Kavumu, ahantu heza, hatuje, hatekanye kandi hari gutera imbere ku buryo bugaragara. Iyi nzu irimo ibyumba 4, dushe 2, igikoni kiri mu nzu, ifite sitoke, ifite salo na saramanje. Yubatse ku buryo bugezweho kandi irimo amakaro hose. Wowe yigure uhite wimukiramo aka kanya nta yandi mafaranga utanze ngo bayitunganye. Mbese gahunda ni ku murongo. Akarusho rero ni uko ifite anegisi ikodeshwa 30,000 byose ku kwezi. Ni ukuvuga ko ukiyigura nawe urahita uba landlord. None witegure miliyoni 38 gusa wibonere iyi diri idasanzwe kandi wibuke ko amahirwe aza rimwe mu buzima. Nyaruka batagutanga iyi diri. Hamagara cyangwa utwandikiye kuri WhatsApp Voturande 2050 kuri 0711 90 670. Turafasha kubaka ejo hazaza hanyu. Iyi ni Sure Deal ndabarahiye. Hafi y'ikibuga cy'indege cya Bugesera i Nyamata aho bita ku Murama. Muraho neza abakunzi ba Voturande 2050. Uyu munsi nanyarutse mbagerera i Nyamata. None usanze y'iki? Bazaniye amahirwe adasanzwe i Nyamata. Hahandi musigaye mwumva hari iterambere riri ku muvuduko udasanzwe nk'uw'icyogajuru. Iki kibanza giherereye hafi cyane y'aho bari kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera. Aha niho washakira ejo hazaza h'ubucuruzi, iterambere n'imiturire isobanutse. Iki kibanza mureba kirimo inzu igizwe n'ibyumba 3, salo na koridoro. Kiri ku buso bwa metero kare 584. Aka kazu ureba gafashe ikibanza. Wakabikamo ibikoresho byawe igihe uri kucyubaka cyangwa ukagakuraho ugashora imari yawe nyuma ugakuramo agatubutse. Wowe nyaruka iyi diro ntigucike. Miliyoni 12 gusa. Uyu muturage yaba adabagije kuko aguhereye ku giciro nk'icy'umuneke. Ku bindi bisobanuro birambuye nyarukira kuri Voturande 2050 turahari ngo tugufashe. Ese waba warigeze wibaza uko byamera utangiye umwaka mushya wibitseho umutungo utagajuka? Mu gihe abandi bashyira imigambi yabo mu magambo, wowe ushobora kuyishyira mu mushinga wo kugura ubutaka. Akunzi ba Voturande twongeye turabasuhuje. Twabazaniye ibibanza byiza cyane hano mu mujyi wa Muhanga muri karitsiye nziza ituwe imeze neza. Aha ni muri karitsiye yo hafi y'aho drone zihagurukira. Aho ubona turi kukwereka ni hafi ya kaburimbo. Kwagera ni ibintu byoroshye, ni ugutambika gusa. Iyo ugeze kuri zipline ukomeza gato nko muri metero 300 gusa ugahita ugera ku kibanza tugiye kukwereka. Iki kibanza kirengeje ubuso bwa metero 500 giherereye mu mujyi wa Muhanga hitwa Kavumu. Ni ahantu hitaba hagenewe imiturire, imihanda iraciye, borune ziratewe, nta mpaka ku mbibi z'ubutaka, nta bibazo wagirana n'abaturanyi. Wifuza guhita wubaka iki kibanza birashoboka cyane. Aha hantu hari neighborhood nziza, hari kuzamurwa amakonoshi meza, kadastre nziza kandi hafite view nziza ituma wiyumvamo icyizere n'ituze. Kubona ubutaka nk'ubu hafi ya kaburimbo mu mujyi nk'uyu uri gutera imbere cyane ku giciro gito cyane ni amahirwe adasanzwe. Agaciro k'aha kazamuka uko bwije n'uko bukeye. Mu kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026 ni nimwe mu mpano tubahaye. Impano yo gutangira umwaka mushya w'ibitseho UPI muri uyu mujyi wa Muhanga. Uri gutera imbere umunsi ku wundi. Kwandikira uyu munsi kuri WhatsApp cyangwa utuvugishe kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Uze wigurira ikibanza ufata icyemezo none uzashimiranya. Kora subscribe, like, share and comment kandi wibuke gukanda ukazogera kugira ngo ujye ubibonera amakuru ku gihe yaguhindurira ubuzima. Ikibanza twakuzaniye none cya miliyoni 16 gifite ubuso bwa 767. Urumva ko ari kinini cyane gikwiye ibipangu bibiri cyangwa se kikaterekwamo etage washaka gushyiramo na annexe.
kiri hano n'ubundi kuri kaburimbo ku gahanda kagana i Karama. Urahabona nawe? Uretse gato. Kurikira nkwereke uburyo iki kibanza ari kinini cyane. Tugitemberanemo nturambirwe. Hari nko kugenda umudugudu wose ra. Rubyiruko, hagarika kurya amafaranga yose wishyuza. Dore uburyo bworoshye bwo kubaka ejo hazaza ukazayarya neza yaguye. Ikibazo ni iki? Urubyiruko rumwe na rumwe rwinjiza amafaranga buri kwezi, ariko nyuma y'amezi atandatu nta kintu gifatika baba bifitiye. Uretse nka telefone nziza ihenze, imyenda myiza ihenze, kwitabira ibirori bya hato na hato n'ibindi byose bijyanye no kwinezeza. Igisubizo ni ikihe? Ubutaka ni umuti w'ejo hazaza. Ubusaza ntibwangirika kandi buzamuka mu gaciro. Tangira na miliyoni 3, 4 se cyangwa 5, maze mu myaka mike ubona inyungu utangiye kubarwa mu rubyiruko rw'isobanukirwa. Tangira uyu munsi, shora bucece mu butaka, wowe wubaka umutungo uhoraho. Fortland 2050 turahari ku bwawe. Waba ushaka ikibanza cyiza kidahenze mu mujyi wa Kigali? Iki kibanza kiri i Nyamirambo, ntikigucike. Bakunzi bacu beza bakadasohoka mwamaze gukora subscribe kuri Fortland 2050 turasuhuje. Turabashimira ko mwahisemo neza kubana natwe muri uyu muryango. Namwe abatarakora subscribe turasuhuje kandi turabakunda. Turanabategereje ngo tubane. Iki kibanza kiri mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Nyamirambo, akagari ka Gasharu, umudugudu wa Rwintare, aho bita mu Miduha. Ni ahantu hazwi cyane, hatuwe neza kandi hari gukomeza kwiyongera mu gaciro. Iki kibanza kiri muri R1, kigerwaho n'imihanda, gifite ubuso bwa metero kare 318. Urakibona kuri miliyoni zawe 16 gusa. Ibibanza bingana gutya muri Kigali ni kibona umwe ndabarahiye. Iyi diru ntiguce mu myanya y'intoki kandi nakurabuye. Duhamagare uyu munsi kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe tugufashe. Je, unajua kuwa ardhi ndiyo mfanyakazi pekee anayekuzalishia pesa hata ukiwa umelala? Leo nakueleza siri ya matajiri. Habari zenu wapenzi wetu wa Fortland 2050. Hapo Kenya, Tanzania, Uganda, Mozambike, Zambia, Malawi, Omani, Rwanda, na wasalimia ninyi wote na niwapenda sana. Na wale wote wanaotusikiliza katika lugha hii popote mlipo, salama salimini. Kama wewe ni mgeni, tunakukaribisha sana. Na kama tuko sisi tunazidi kushukuru. Tumetumia siku kadhaa kuwaonyesha viwanja mbalimbali, lakini leo ninatamani tuzungumuze sababu halisi zinazofanya kununua kiwanja kubadilisha maisha ya mtu. Ardhi ni uwekezaji wa kipekee ambao unazidi kutengeneza utajiri hata mmiliki akiwa amelala. Ni mali isiyozeeka, isiyoharibika na isiyofilisika. Katika Fortland 2050 tunakusaidia kuelewa kwa nini kiwanja ni msingi wa maisha yako ya baadaye. Hapa tutazungumuza sababu 5 kuu za kununua kiwanja. Kwanza, thamani haishuki. Tofauti ya magari au simu zinazochakaa, ardhi inapanda thamani kila uchao. Kununua leo ni kuwekeza kwenye kesho yenye uhakika. Pili, kufaidi ukuaji wa mji. Maendeleo yanapokuja, barabara, maji, umeme, bei ya viwanja hupanda maradufu. Siri ni kununua mapema kabla bei haijakuwa kubwa. 3, usalama wa pesa. Kiwanja ni benki salama zaidi.
hakiibiwi na nina mali unayoweza kuijenga, kuikodisha au kuwaachia watoto kama urithi usiofutika. Sababu la 4, huhitaji mamilioni kuanza. Jambo la muhimu ni kuanza na kile chochote ulicho nacho. Unawekeza mara moja, lakini unavuna faida maisha yako yote. Sababu la 5, uamuzi wa busara. Hakuna anayejuta kununua ardhi, bali wengi hujuta kwa kuchelewa. Ni heshima na usalama kwa familia yako. Chukua hatua leo. Usisubiri hadi uwe na pesa nyingi. Anza leo, kwani ni bei ndogo, haitakusubiri. Ardhi haizungumzi, lakini inakuandalisha kesho yenye sauti ya mafanikio. Nawashukuru sana kwa kutusikiliza. Kwaherini. Acha tuonane katika mazungumzo yafuatayo. Wari uzi ko uyu Muhanga hari ikibanza cy'icyerekezo kigura make kurusha imodoka isanzwe? No munsi mbazaniye ibibanza 2 mu mujyi wa Muhanga muri site ya Ruri. Ikibanza cya mbere gifite ubuso bwa metero kare 545 kuri miliyoni 7 gusa. Iri hafi ya kaburimbo muri zoning ya R1. Iri yaho ni agatangaza kuko ubureba umujyi wa Muhanga yose. Naho icya kabiri kinini kurushaho uko cyo gifite ubuso bwa 637 kiri kuri miliyoni 8 gusa. Neighborhood ni nziza cyane kandi ituwe n'abantu basobanutse. Izi mari ntabwo zitinda ku isoko, nyaruka batagutanga. Ibisobanuro birambuye byandikira kuri Fortran 2050 kuri YouTube. Ukomeze kubana natwe. Ciao. Kugeza bibaza kuri ikibanza cyiza kiri mu miturire myiza, gifite view nziza, kiri mu mujyi uteye imbere kandi ku giciro cyiza. Uyu munsi niteguye kugufasha kubona igisubizo gikwiriye. Murakaza neza kuri Fortran. Aha niho ubutaka buguhindurira ubuzima. Aha turi ni mu mujyi wa Muhanga, mu murenge wa Shyogwe, ahari site izwi nka Ruri iherereye mu mudugudu wa Kavumu. Aha ni hamwe mu hantu hihariye Muhanga ifite heza ho gutura, kuko hateguwe neza, haratekanye kandi hari iterambere rigaragarira buri wese. Reba hano turi kukwereka. Hari imiturire myiza, hubatswe ibipangu byiza, hari za kadasitire nziza, hubatse amakonoshi meza. Reka mbatembereze tunyure mu muhanda ugana i Kavumu, aho ikibanza giherereye. Uko ugenda ugera imbere urabona neza ko hatuwe neza, abantu bahatuye bafite icyerekezo, bafite imbere heza. Umwihariko w'aha hantu ni uko iyo uhageze uba witegeye umujyi wa Muhanga wose. Hari view nziza, umwuka mwiza na neighborhood nziza. Aha ni ahantu uhagarara ukavuga uti aha niho nshaka kubaka ejo hazaza hanjye. Noneho rero twageze ku kibanza nyirizina. Iki ni ikibanza kinini cyane kiri muri site ya Ruri ahitwa i Kavumu. Reba neza iki kibanza giteyemo imyumbati, nicyo nababwiraga. Reka rero nyibatembereze murebe ubwiza ndetse n'ubunini bwacyo. Ntimurambirwe, twagiye. Ubu butaka bwose mureba ufite ubuso bwa metero kare 868. Uwagura iki kibanza n'imyumbati arayitwarira. Uyu muturage ugurisha yatubwiye ati iyi myumbati ndayibongeza nka bonus. Mu by'ukuri ubu butaka burimo ibibanza 2 binini cyane, kuko kimwe ukwacyo gifite metero kare 434. Ese waba warigeze kwibaza impamvu abantu bamwe bagura ubutaka bagasanga biryamiye, bakaho ugasanga barabaye abaherwe?
ubutaka nibwo shoramari ridasinzira kabone n'ubwo nyirabwo yakwisinzirira. Nawe bigerageza urebe. Abantu benshi bicuza ko bataguze ubutaka ariko ni bake bicuza ko baguze. Nawe fata icyemezo none. Abantu benshi bakora imyaka 40 ariko bagera muri pansiyo bagasanga nta mutungo bafite bikarangira pansiyo bahabwa itabasha kubakemurira ibibazo. Ese wowe bizakugendekera bite? Ntiwaba uri muri abo? Bakunzi ba Fortran 2050 ndabasuhuje. Benshi twibeshya ko umushahara w'uyu munsi ari wo wonyine dukeneye. Tukagura imodoka, tukishimira ubuzima, ariko ejo hazaza ntituhategure. Hari igisubizo cyoroshye. Gushora mu bibanza ukiri mu kazi, ikibanza n'igisaza, agaciro kacyo karazamuka buri mwaka. Kandi umaze kujya muri pansiyo, gishobora kukwinjiriza amafaranga nk'umutungo ugufasha kubaho neza. Ntutegereze ejo, tangira uyu munsi n'akabanza gato. Ubutaka n'umutekano, ubutaka n'ejo hazaza. Shora mu bibanza, witegure pansiyo yawe mu bwenge. Ciao ciao. Ushaka ikibanza cyiza mu mujyi wa Kigali kandi kiri mu miturire? Bakunzi ba Fortran ndongera ndabasuhuje. Abo dusanganwe kuri uru rubuga ndabashimira ko mwahisemo kubana natwe. Abashya namwe kandi mbahaye kaze muze dufatanye mu rugamba rw'iterambere. Iki kibanza kiri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, mu mudugudu wa Kirwanda ahazwi nka Norvège. Aha ni ahantu hateye imbere cyane hafi y'umuhanda, mu miturire isobanutse, ni ahantu heza ho gutura cyangwa gushora imari ifite ejo hazaza. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 331, wakubakamo inzu yo guturamo cyangwa yo gukodesha ikajya kwinjiriza agatubutse mu buryo buhoraho. Ibibanza nk'ibi muri Kigali ntibitinda ku isoko. Fata icyemezo none, ejo uzabyishimira. Ntutinde batagutanga iyi diri. Duhamagare uyu munsi kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe tuhakugeza. Ufite miliyoni 3 gusa, reka nkwereka aho wayashyira akavamo 6. Uribuka ko nakubwiye ko hari ikibanza cy'amate? Uyu munsi ndakwereka ukuri. Iki kibanza kiri mu mujyi wa Muhanga muri site ya Ruri, mu mudugudu wa Karama. Gifite ubuso bwa metero 400 kandi kiri muri R1. Hari inzu nziza, kiri muri metero 100 gusa uvuye kuri kaburimbo ijya muri centre ya Karama. Uyu muturage yatubwiye ko ashaka miliyoni 3 gusa. Iyi mari n'ibyungura ndabarashije. Mu myaka mike iraba yikubye kabiri. Niba winjiza amafaranga uko angana kose, hari uburyo wakora iki kibanza bikigukiza. Iki nicyo gihe cyawe kugira ngo utangire n'amafaranga makeya uwibonera iki kibanza. Duhamagare kuri nimero ubona kuri screen yawe. Fortran 2050, ubutaka n'ejo hazaza hawe. Ciao ciao. Shaka ikibanza cyiza kiri mu mujyi wa Kigali gifite ejo hazaza heza. Iki ikibanza nk'iki kiri muri R1 kiboneka buri munsi. Iki kibanza kiri mu mujyi wa Kigali, akarere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, akagari ka Kigali, mu mudugudu wa Kirwanda, aho bakunda kwita Norvège kwa Ndimbati. Ni ahantu hazwi cyane hatuwe neza kandi hagiye komeza kwiyongera mu gaciro. Iki kibanza gifite ubuso bunini kandi buhagije, bworoshye kubakamo kandi ufite agaciro kari ku isoko rya Kigali. Ibibanza bingana gutya muri Kigali n'imboneka rimwe. Icyo kibanza turakiguhera ku giciro nk'icy'umuneke. Imari nk'iyi udafatiye we yaguca mu myanya y'intoki. Fortran 2050 turahari ngo tugufashe. Hamagara iyo nimero ya kuri screen yawe. Ese wari uzi ko ushobora kugura ikibanza uyu munsi kuri miliyoni 5, nyuma y'umwaka umwe ukakigurisha kuri miliyoni 10 zose? Ntabwo ari amahirwe, ni ubwenge. Muri video nshya kuri YouTube ngiye kugushyiraho ibimenyetso 5 simusiga byerekana ko ubutaka ugiye kugura uzazamuka agaciro ku muvuduko udasanzwe. Kuva ku mihanda mishya kugeza kuri master plan y'umujyi, ibyo abandi bahishwe ngiye kubikubwira. Kanda kuri iyi link iri kuri bio cyangwa usure channel yacu Fortran 2050 urebe video yose. Ntukagwingire mu iterambere. Tuzahurireyo. Ciao ciao. Kubereka imari igurishwa hano mu mudugudu wa Gakombe mu kagari ka Ruri
uvuye kuri kaburimbo uva kuri turizime ukata kano gahanda ukamanuka, hanyuma wagera hepfo ugahita utambika ukahagera, ni mu minota 2 yonyine. Reka mbereke n'igikari cy'iyi nzu, murabona ko ari cyiza, hafite ibaraza ryiza rimeze neza rwose, haratunganije kandi hateganijwe n'ubwiherero bwo hanze, murabubona. Hanyuma wakomeza tukaza tukakwereka n'icyumba cyateganijwe ushobora gukoresha ushinzwe umutekano w'inzu. Tugasohoka rero mu gikari, murabona ko hateganijwe na parikingi, umuntu wakwigurira inzu rwose ntabwo yabura. Murabona ko ibikorwa remezo hano rwose bihari bihagije, murabona hari n'amazi ya wasake ngaya arahari, ariko noneho by'umwihariko kugira ngo dukoreshe n'amazi neza mu buryo burekonomike, twateganyije n'ikigega cy'amazi mu gihe imvura igwa amazi akaboneka. Aya mazi wayifashisha ukora amasuku, wayifashisha ufura imyenda, ibyinshi wayakoresha. Mbese murabona ko iki gipangu cyacu cyuzuye, gifite ibyangombwa byose byuzuye, nta na kimwe kibuze. Muraje mumbwire rero muti iyi nzu nziza gutya, iteye gutya, ifite uburanga buhebuje, ikwiriye amafaranga angahe? Reka noneho mbabwire ikintu cy'ingenzi cyiza cyane, igiciro. Iyi nzu ifite neighborhood nziza, ifite view nziza ya Ruri, iri kuri $37,000,000 gusa. Iyi nzu iri Kavumu ishobora kuba iyawe uyu munsi. Reka nkwereke aya mahirwe atagucika. Bakunzi bacu ba Fortland nongeye nabasuhuje. Uyu munsi ndi Kavumu mu mujyi wa Muhanga. Hano ahantu hatuje, hatekanye kandi hari gutera imbere cyane. Ni ahantu heza ho gutura wowe n'umuryango wawe. Iyi nzu nkwereke uyu munsi iragurishwa. Ifite ibyumba 3 byiza, salo nini hamwe na salle à manger. Ifite toilette imwe iri imbere mu nzu, igikoni cyagutse, dushe na toilette byo hanze. Iyi nzu yose irimo amakaro meza, ifite parafo za rangete, byose bituma iba nziza kurushaho. Hari tanke y'amazi mu rugo, hehe n'umwuma. Aya ni amahitamo meza ku muryango ushaka ituze n'agaciro k'ejo hazaza. Niba iyi nzu uyikunze, urashaka ishoramari ryishyura vuba? Iyi nzu iri mu Cyanika cya Nyamagabe niyo mahirwe yawe. Inzu y'ibyumba 6 iri Nyamagabe, nyirayo ishaka $10,000,000 gusa. Iherereye mu Cyanika aho bita mu Buhiga, iri ku buso bwa metero kare 228. Ahantu hirengeye, hitegeye umujyi wose wa Nyamagabe. Ifite salo nini y'ibyumba 6 n'igikoni, nyirayo ashaka $10,000,000 gusa. Ubundi ukayizuriza uko ubyifuza. Ntutangwe. Iyi mari yenda abona ari byungo. Duhamagara nonaha kuri nimero ubona kuri screen yawe. Fortland 2050, kubaka ejo hawe.
miliyoni 9 gusa. Ntucikwe n'ubutaka bufite ubuso bwa metero kare 1315. Ubu butaka burimo inzu ushobora kuvugurura ugaturamo n'igice cy'inyuma gishobora kugabanywamo ibibanza bindi bibiri bingana, buri kimwe gifite ubuso bwa metero kare 438. Bivuze ko ushobora kuvugurura inzu ugaturamo, hanyuma ukagurisha ibindi bibanza bibiri cyangwa ukubaka inzu zo gukodesha cyangwa se iz'ubucuruzi. Amahirwe nk'aya ntamara igihe kinini, fata icyemezo kare mbere y'uko bihenda.